Muraho neza, ndasuhuza abantu batuye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu duturanye ndetse wambutse n'imbibi zawo ukagera ku isi yose. Hello my people. Emmanuel kuri Muganga na Tan TV. Yo, ndabasuje rero nkomeza no kubifuriza ikaze kuri channel yacu akaba ari nayo yanyu. Channel idahwema kubagezaho ibyiza byinshi ariko akenshi na kenshi bafitiye umubiri wawe akamaro ndetse n'amarangamutima. Uyu munsi rero mbafitiye ibintu 10 umukobwa wese yifuza ko umuhungu bakundana yamukorera. Ese ni ibihe? Ushobora kuba wenda wibaza ati ese umukobwa dukundana wenda yaba yifuza ko namukorera iki? Cyase na madamu rega. Hari ibintu byinshi ushobora kwibaza ariko wenda ugasanga atari byo. Mu bushakashatsi cyase ibyo twakusanyije ducishe mu binyamakuru byinshi biba byandika ku bintu by'inkundo, hari ibyo twabonye dukusanya ibintu 10. Ntujye kure yawe ariko mbere na mbere banza kandi subscribe, like na share, nubwo wenda utari warangiza kureba video ariko share ibikenewe, comment na ibikenewe cyane. Comment ubwo no kuvuga ngo uko byumva. Nubwo abakobwa mu miterere yabo badakunda guhita berekana amarangamutima naho bahagaze mu rukundo, iyo barwinjiyemo neza nibwo usanga rwatwaye cyane ugasanga basaze. Hari ibintu rero abakobwa mu rukundo baba bashaka ko abo bakundana cyangwa se abahungu bakundana cyangwa se abasore bakundana bakabakoreye. Ibi bintu bihora mu ndoto, ibitekerezo by'abakobwa benshi ndetse hafi ya bose bari mu rukundo. Akenshi na kenshi ibyo bintu 10 ngiye kukubwira usanga babyifuza ko babikorerwa. Ikintu cya mbere kumubwira ko muzarushinga. Kumubwira ko muzarushinga usanga abakobwa benshi aho bava bakagera usanga mu ndoto zabo ikintu bita ubukwe kibahoramo. Ukazaba yambaye imodoka azagendamo n'umukunzi we, ukuntu inshuti ze zizamutahira ubukwe zizaba zambaye, abo biganye. Ikintu gishimije umukobwa cya mbere ni ukumubwira ko wifuza ko azakubera mutima w'urugo, ukamubwira mutima w'urugo, ukamubwira utujambo twiza cyane tugaragaza tuzambera mama w'abana banjye 12 cishemo ngatebya ya. Ariko nkuko dukurikiza gahunda za leta, nyamuneka niyo waba uri umurokore, mbona hari abakabya uburokore cyane ukumva ngo bazabyara abana ngo buzure ngo kumuze. Kiriya gihe isi ntabwo yari yakuzuye. Deje ubu wenda nubwo tutavuga yuko yuzuye ariko ibyo kurya byarabuze. Bantu banjye, nimba upanga no kurushinga uzajya upanga n'ibyo uzagaburira uwo wakunze cyangwa se abana muzabyarana. Hagati aho rero umukobwa si urota ubivuga, nubwo atabikubwira cyangwa se ngo abihingutse, hari na bamwe barambirwa agahita akubwira ati ngewe twagiye tubona amavideo menshi agaragaza abakobwa bahise bahereza twabyita alliancera impeta abahungu, nuko aba yarambiwe abona nta gahunda umufiteho. Ako kantu rero nimba uzi yuko ukundana n'umukobwa byanga byakunda ariko ukaba uzi yuko bimubwiye nta buryarya burimo, tubibutse yuko ushobora guhamagara Muganga na Tan nimba ugiye gukoresha ubukwe akakurebera nimba uzahirwa mu rugo rwawe cyangwa se yasanga harimo ibibazo akaba yaguhereza umuti bikazaba fresh. Ni kuri 0788532627. Turakomeje. Ikintu cya kabiri, guhora umubwira ko mukunda byensire. No kuvuga ngo nimba byanga byakunda guhora ubwira ukunda
umwita twa tuzina. Hari na bamwe njya nganira nabo ugasanga bibagiwe amazina y'abakunzi babo kubera ko uhora mwita sheri, shushu, bebebe, utuntu nk'utwo, I love you, buri kanya. Abakobwa kenshi na kenshi baba babishaka. Icyo ni icya kabiri. Nubwo abenshi batabiha agaciro cyangwa bakakeka ko kubivuga kenshi bigaragara nabi, abakobwa bakunda umuntu uhora abasubiriramo ko abakunda, kumubwira love you cyangwa je t'aime fort. Noneho ushyizemo ako kantu ka fort, je t'aime fort, ndagukunda cyane bivuye ku ndiba, biramushimisha cyane. Uzabibwirwa nuko uzabimubwira ukabona ibyishimo biramusaze ndetse akabigusubirishamo kenshi. Je t'aime. Quoi? Je t'aime. Encore? Je t'aime. Cyangwa se ukamubwira I love you. What? I love you. What did you say? Akantu nkako. Twagiye tubibutsa nk'hano ku cya kabiri cyo guhora umubwira ko umukunda. Hari n'imiti muganga agufitiye ushobora kuvumbura yuko cyase ukamubaza muganga Nathan, ukamubaza niba koko umuntu mukundana ari ibya nyabyo. Inomero nayivuze haruguru ariko ushobora kubibasubiramo ni 0788 56 27. Icya gatatu, gusohokana umukobwa. Hano ni ugushyiraho atasiyo. Kumusohokana ntabwo ari ukuvuga ngo uramujyana ku Gisenyi, uramujyana mu Birunga, uramujyana he. Ushobora no kuba mwibereye mu rugo bisanzwe ukamubwira ati sheri nagukoresheje ka komande cyangwa ukagenda ari surprise ukamubwira ati merekeza hano ku gasantere, akabona wakoresheje nk'inkoko. Inkoko ntabwo zihenze, ni nabyo biryo bihendutse mu Rwanda bizisa twavuga, kuko ubusanga ibindi bihenze nk'amafara ahenze. Kumusohokana ntabwo ari kumara amafaranga, ariko ku bayafite mutwumva ni byiza ko wasohokana umukunzi wawe mukajya ku Kivu, mukajya kurya ubuzima kwa. Wajya ku Kivu, wajya kuri Muhazi, wajya mu Birunga, Kanopi ni muri Nyungwe. Biba byiza cyane. Rega ubukungu bw'abantu muri iki gihe ntago bungana, ariko iyo wikoze ku ikofi ugasohokana umukobwa biramunezeza. Abazwa no kubona abandi basore basohokana abakobwa bakundana, akumva yabigusaba akabura aho ahera. Hari n'abakobwa byanga mu nda rwose bakanga kubyererana ukumva arabigusabye, burya biba byamurenze. Icyiza rero swade pasa meshi, ushobora no kumujyana mu gahoteli mwegeranye cyangwa se aka guest house mukaganira, nabwo muba mwubaka urukundo neza. Icya kane, kumugenera impano. Azi ko ushobora gutaha wifitiye kabombo agaho umukunzi wawe akishima cyane. Rero simvuze ngo uziyemere cyangwa utange n'ibyo udafite, ariko gira igihe runaka umutungura umuha impano. Gukundana n'umukobwa imyaka runaka nta mpano umuha rwose ni ubumenyi buke mu gutereta abahungu benshi bibitseho. Impano ishimisha umukobwa si ihenze cyane. Hari n'uwo waha Maserati, nzi yuko ari imodoka ihenze, wenda ntago ushobora kubahereza ibiciro ko ziba zitandukanye ariko zirahenze cyane. Icyangombwa ni uko yumva yuko umuzirikana. Gusa hari n'abakobwa akenshi na kenshi bikundira amafaranga y'abahungu. Rero iyo ayakunda n'ubundi muri za mpano umuha urabibona. Ushobora nko kumugura wenda nk'impeta za zindi zikorwa n'abagororwa, uba usanga igura makeya, cyangwa se impeta iyi waguze Nyabugogo bagutwaye muri bisi, ushobora kuyigura 1000 cyangwa se 2 cyangwa 3, wayimuha akayambara aho umusanze hose ukazabibona, ahubwo kubera bya bikoresho ikozemo ugasanga yamuteye ikibazo ku ntoki ariko yanze kuyikuramo. Icyo gihe ni cya gihe umenya ngo ya mpano wamuhaye
ifite agaciro. Icya gatanu, kumujyana mu birori. Aha ariko muzahitondere bitazaba nka ya ndirimbo ngo bamutwariye muri hoteli Kiyovu. Nimba mutwaye mu kirori, hari uburyo umutwara mu kirori akabyina mukishima, mukirinda amayoga menshi kubayanywa, mwarangiza yishimye yabonye wa muhanzi akunda, nimba ari umuhanzi, nimba yabonye ba bandi babyina, ushobora no ibirori biratandukanye. Urugero wenda umuryango wanyu mufite ubukwe, ushobora gutaha ubukwe wenyine utamujyanye, ugasanga nabwo murasereye cyangwa se nabikubwira, ariko byakundagira ingingimira ku mutima. Gusa iyo umujyanye mu birori ukamupresenta, this is my fiance, ukagahura n'abavandimwe bawe n'abo mufite icyo mupfana, ukamupresenta, amanota ariyongera cyane. Tugeze ku cya gatandatu, hano ho urashyiraho maka. Icya gatatu ni ukumwereka ababyeyi. Abakobwa benshi barabyifuza cyane, gusa bino bikorwa akenshi na kenshi n'abamaze kwemeranya ko bazarushinga. Ntuzahuke. Nibwo umuhungu ajyana umukobwa akamwereka ababyeyi n'umuryango we, ariko si buri gihe. Niba umukunda by'ukuri, mujyana umwereke ababyeyi bawe, bizamushimisha cyane n'iyo mwaba mutapanga kurushinga. Bimuha icyizere ko urukundo rwanyu rufite intego kandi wizihiwe nuko ari inshuti yawe cyangwa se umukunzi wawe. Si igitego jero, mwereke n'inshuti zawe, of course. Ubwo kumwereka ababyeyi n'inshuti biba ari byiza cyane. Icya karindwi, kumusetsa ariko bidakabije. Sinkubwiye ngo umukirigite cyawe gira ute. Genda umuterura udustori twa kera, umuvangamo no kumubeshya ariko bya burage. Niba ngombwa na nyuma umubwira uti kakana ariko narakakubeshye. Iyo unamubwiye ngo kakana narakakubeshye, nayo bari burage, nabwo ari kumusetsa, nabyo arongera akabiseka. Icya munani, akantu agukoreye ako ari ko kose. Ni byiza buri kantu kose umukobwa agukoreye ugomba kukamushimira, kuko bimwereka ko igihe cyose uba umuzirikana kandi ko uba umwitayeho. Iyo utamushimiye yibwira ko haba hari undi mukobwa uba utekereza, bityo bikamubabaza. Kandi iyo bimubabaje ni cya gihe nyine usanga ujya kumuganiriza, wanamushimira akavuga ati noneho kanaka yabaye ikira. Ako kantu aba ari byiza gushimira umukobwa mukundana cyangwa se fiance wawe. No ku bagabo bubatse ni byiza ko ushimira umugore wawe akantu ako ari ko kose. Nimba akuzaniye ibiryo, niyo yakubwira ati genda ubirebe hariya ku meza ndananiwe, nawe uba ubizi akazi aba yakoze. Ubwo kumubwira turakoze madamu, cyangwa se urakoze sheri, urakoze hani, thank you hani, ibintu nk'ibyo. Noneho sasa hari icya cyenda, uzirinde kumuha ingero z'umukobwa mwatandukanye, abo bita aba ex. Ugasanga ati wenda kanaka ma ex wawe, wenda wagira ikintu ukora akabona, urugero natanga nko ku mibonano mpuzabitsina, ugasanga ati kanaka yabinkoreraga gukitiweho wapi. Wenda nanze urugero rubi, mwihangane. Si byiza ko umukobwa mukundana umubwira iby'umukobwa mwakundanye mbere ye yagukoreraga, kuko bituma agira ipfunwe, akumva ko ibyo yakora byose atanganya cyangwa ngo abikore neza nk'uko uwo mwabanjijanye yabikoraga. Bahungu rero cyangwa se namwe bagabo, ako kantu si fresh. Jya wirinda kumuha ingero z'umukobwa mwatandukanye. Icya cumi ari nacyo cya nyuma, kumubwira ko nawe umuruta. Ako kantu kabisa ushobora no kugashyira akadomo. Ako niko kazingatiye byose.
kazingatiye, kumushimira, kumwereka ababyeyi, kumujyana mu birori, kumugenera impano. Ibyo byose iyo ubikoze, guhora umubwira ko umukunda, kumusohokana, kumubwira ko muzarushinga, none iyo mubwiye yuko ntawe umuruta, kumubwira ko ntawe umuruta, nyine urabyumva byanga byakunda, nuko bya bindi byose ugerageza kubimwereka ko nabikubwiye ari icyenda. Kumubwira ko nta umuruta cya kintu cya cyenda nababwiye, ubwo ubu nirinze kumuha ingero z'umukobwa mwatandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo umubwiye ati ntawe ukuruta, ahita yumva yuko na ba bandi mwabanjanye byanga byakunda abaruta. Ni byiza ko umusore wese abwira umukunzi we ko nawe umuruta, kabone naho haba hari ikizungerezi abona hafi aho, nka ba bandi bahura n'abakobwa ugasanga batangiye kureba ku mabuno, biriya ni ugusebya uwo mukundana. Hari n'igihe abibona akakwera, ariko agendana ipfunwe, bituma yigirira icyizere, akumva ko aguhagije, nta handi umusore ashobora kujya amusize. Si byiza kandi kuba uri kumwe n'umukobwa mukundana ngo ntihagire undi ubacaho, uhindukire umurebe, cyangwa ngo uvuge ko ari mwiza. Ahubwo ibyiza ugomba gukomeza ushimangira ko umukunzi wawe nta n'umwe umuruta. Rero icyo kivuze ngo iki, ni nka wa mugani w'umunyarwanda bavuga ngo imyate y'umukunzi wawe uyita maribori. Abazi imigani nyarwanda muri busige muri komete. Gusa wagafasha uwo mwate umukunzi wawe. Wenda imyate yaranacitse, kuko akenshi na kenshi sinzi icyabiteraga, ariko buriya abaganga, muganga Nathan na muganga Furaha bashobora kuzatubwira wenda ikintu cyakiza imyate, dore yuko nta ndwara n'imwe, izo bita izananiranye zose barazivura. Bazatubwira, tuzagana no kuri icyo kibazo cy'imyate, twumve uko bimeze. Twakwanzura tuvuga tuti rero, maje kubabwira ibintu 10 ugomba kugaragariza, cyangwa se umukobwa aba kwitezeho ko wahora umukorera cyangwa wahora umubwira. Yakubonamo ibintu 10 umukobwa wese yifuza ko umuhungu bakundana yamukorera. Nibyo ngibyo rero. Ngendeye Emmanuel, mbibutsa yuko ufite icyo kibazo cyo kuba udakundwa, cyangwa se gutestingisha yuko umuhungu cyangwa umukobwa mukundana yaba ari uwa nyawe, wahamagara muganga Nathan kuri 0788 53 cyangwa se muganga Furaha 0788 31 4505. Mwibutsa yuko udakwiriye kugenda udakanze subscribe, n'umutari wayikanda. Mu gifaransa ni karanjabutse ariko ni inscrire. Ugakanda na like, ugakanda na comment, ubundi tugakomeza tukabaha ibyiza. Mbibutsa yuko roho nziza ikwiye gutura mu mubiri muzima. Emmanuel kuri Muganga Nathan TV. Koze cyane, Imana ibaho umugisha. Shalom.